mu by'ukuri turi ku rugamba rukomeye cyane abantu benshi badasobanukiwe urugamba Satani ari kurwana agira ngo akomeze yifatira abantu. Uru rugero rero rw'umupira wahuje Ubufaransa na Espagne ni urugero rwiza rwo kwerekana ukuntu Satani akora yigize marayika w'umucyo, benshi ntibabibone, benshi ntibabisobanukirwe. Nashatse kwanga gukora iyi video, umutima urakomeza urambwira ati bisobanurira abantu, werekana ukuntu ibintu byagenze match y'Ubufaransa na Espagne byagenze gute. Uko abantu babibonye, isi yose iravuga ati Spain yatsinze France, yarayirushije, irayandagaza, yikoze isoni bimwe bikomeye cyane. Abantu benshi bakavuga ati ubundi France iraciriritse cyane, yifatiye udukipe duto, none igeze mu bikipe bikomeye, nayo ibaye agakipe gato, ibaye akana. Niko benshi babibona. France yarabuze, yaba mu binyuma, yaba mu hagati, yaba Mbappe, bande bose barabuze. France ikorwa n'isoni, ikorwa n'ikimwaro, birarangira. Niko match yarangiye, niko benshi babibona. Ubundi noneho amarangamutima y'umwirabura araza aratesekera. Reka tuze tubasobanurire uko ibintu byose bimeze, uko byagenze, kuko namwe mubizi ntago ira Espagne yari gutsinda ntago ari gutsinda France. Reka nze mbikwereke byose uko byagenze n'icyo biba bigamije. Mbere yo kwinjira mu rero urabizi kandi ho like kugira ngo abantu bari mu buyobe babyuke. Kera twaya twibaza ukuntu iriya mipira bayiba, uko babigenza. Nejo ubundi naribaje nti ndavuga iyi France ndabizi ko izavamo, ariko se bazayivanamo gute, bizagenda gute? Bazayivanamo gute, bizagenda gute? Kahandi batanga amakarita y'umutuku, ahandi bagatanga penalty ku buryo bugaragara, abantu bakijujuta bakavuga ati no bibye. France yo bizagenda gute kugira ngo bayivanemo iriya kipe ikomeye kuri bizagenda gute? Benshi ntibabibonaga, benshi babonaga ko France izatwara igikombe, ariko njye narareba nkavuga ni France agenda bafite bazayivanamo, ariko nibayivanamo bizagenda gute ko bizamenyekana. Reka nze rero mbikuramburire nkwereke ibi bintu nyuma y'iyi video, nudasobanukirwa ngo umenye noneho umwanzi turi kurwana nawe aho nahawe. Katangire rero, nkuko nakubwiye, uru ni urugero rwiza cyane rwo kwerekana ko Satani akora kandi yigize marayika w'umucyo. Iriya match ya France na Espagne kaze mbyinjira umuntu nabyanditse hasi kugira ngo ngende mbingingo ku ngingo singire na kimwe nsiga. Urabona, duhere kuri Cape Verde. Cape Verde yananiye Argentine, Cape Verde imanziranira Espagne. Imaze kuzinanira zose, urabona ari amakipe yandi yajya akina na Espagne uko byagenze, yaba n'umukino wa nyuma bahura n'Ububiligi, ngira ngo wabonye ko amakipe yose yaje yitanga 100%. Ntabwo wambwira ngo za Cape Verde n'Ububiligi birananira Espagne n'utundi kipe bakiniye nato, umbwira ngo France niyo baza bakubita kuriya nk'abakubita umwana. Hamwe uza wumva ukuntu ibi bintu birimo Satani ukomeye, wumva ukuntu bimeze. Namwe nibaza rero uko bizagenda kugira ngo France bayivanemo, nkuko bagenje n'amakipe bagatanga amakarita atukura, bagatanga penalty. Ibyo byose reka tubyinjiremo nkuko nabikubwiye. Andi makipe uko bayavanamo, bayavanaga mu cyayenge agataha. Dusubire inyuma gatoya, amakipe yose ya Afrika ko yavuyemo, uko yagiye avamo, za Senegal, za Egypt n'uko batita abirabura, uko za Afrika y'Epfo zagarutsemo. Afrika y'Epfo twari tuzi ko bayisezereye. Biriya byose ni manipulations bakoze, ariko cyane cyane ko bavanyemo Senegal ko yavuyemo ku munota nyuma warabibonye. Match ya Argentine na Misiri ntabwo nayirebye, ariko narebye ibitego nyuma uko bavuga ukuntu yavuyemo, byo bivuga ko hateye induru zikomeye cyane. Yose uko bagiye bayavanamo, none no kuvuga ngo nkuko tubizi twese Ubufaransa na Afrika n'abirabura, no kuvuga ngo ibyiringiro by'abanyafrika byose twari dufitiye hehe ku makipe ya Afrika byose byahise bijya ku Bufaransa. N'abazungu baravuga, urabona uriya musenateri wo muri Paraguay atera bira bintu pape byironda ruhu, byose ni agenda niho byaganaga. Nuko ariko uru rugamba turimo ntaga rw'umupira uko abantu babibona, n'urwo abirabura n'abazungu ukomeze ugumemo wumva ukuntu bimeze. Noneho amakipe ya Afrika se bamaze kuyavanamo, ibyiringiro byacu twese abanyafrika hirya no hino, amarangamutima yose bahise bayashyira he ku Bufaransa. Ubufaransa nibwo bashyizeho ibyiringiro. Noneho ahubwo Abafaransa tukababona nka Afrika aho kubabona nk'Ubufaransa nyine. Niko bimeze.
reka uzamwumve rero ukuntu ibintu biteye. Bijya gutangira narabikemanze, uri ku mupira wahuje umukino wa gicuti wahuje Ubufaransa ndumva ari na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire itsinda Ubufaransa. Hariya hantu nahise mbona ko bari kwerekana kugira ngo Ubufaransa babuce intege bumere nk'ubusuzuguritse ko n'indi kipe yose yabutsinda. Hariya hantu niho byatangiriye. Nyuma rero yuko amakipe ya Afrika yose avuyemo, cyane cyane ko Misiri, Egypt yavuyemo, bavuze ko batazongera kwizera abasifuzi. Tugiye ndabigeraho iby'abasifuzi zava iby'amakipe iby'uko bapanga abakinnyi n'ibiki byose kundira match y'Ubufaransa na Espagne yapanzwe bayibye bivuye bitavuye gusa ku musifuzi, bitavuye kuri zava, bitavuye ku mikinire, ahubwo bivuye no mu ikipe yabo ubwayo ya France, bivuye kuri ba Didier Deschamps nuko bapanze liste y'ikipe. Reka nze mbikwereke mbikuramburire ku buryo utazongera kushidikanya na rimwe. Byose rero bijya gutangira byatangiye uko Didier Deschamps yapanze iriya kipe y'Ubufaransa. Ahubwo sinzi niba yarabiziranyeho n'abamutegeka, gusa byose birakemanga. Hano ngiye kwereka system yakoresheje, uko yapanze ikipe nuko yagomba kuyipanga, none nawe wirebere umbwira. Urebe ukuntu reaction yagize burya iyo umuntu aje ku rugamba ahatana andi makipe yose yazaga yiyemeje. Uko Ubufaransa bwaje, uko yabupanze, biriya bintu byose byari ku mupango ko bagombaga gushyira umwirabura hasi. Menye ko nakubwiye ni Afrika ibihugu byose bimaze kuvamo, urumva ukuntu bayipanga, bagenda bubaka noneho bakagira ibyo bita high expectation yuko Afrika ikome iri kuzamuka. Urabona Senegal neza yari igiye kugaca, habura gato barayimanura, Misiri barayimanura, Cote d'Ivoire nayo yabonye ukuntu yavuyemo, na Norvège, bira byose urabibona. Noneho bya byiringiro byose babishyira ku Bufaransa. Bamaze kubishyira ku Bufaransa rero bararebye bati ikipe ya France irakomeye, ntabwo tuzayicika, ntabwo tuzayiba gutya bigaragara ngo bigaragare. Bagiye rero mu mutoza, bajya mu ikipe ubwayo, biranagaragara ko Didier Deschamps atagaragara nk'aho gufightinga cyangwa n'abakinnyi uko baje. Urumva na Brazil ko bayivanyemo uriya mutoza bayihaye nawe ni uwo kuyisenya nyine, bayisenyeramo imbere ivemo. Didier Deschamps rero nawe ku Bufaransa kubera ko bari bazi ko gahunda uko imeze, nabyo ndabigarukaho ko biba biri mu nyungu zabo bose, baramubwiye bati iyi kipe yipanga utya, reka nze mbikwereke, reka tuganire uko ikipe bayipanze, noneho nawe urebe ukuntu ibintu bimeze. Ibi bintu nuramuka utabonyemo ko ari umupango, sinzi niba urabutekereza neza. Urabona njya nkimara kubona umupira ugitangira, nkabona bashyizemo Chouameni hano hagati na Rabiot, nahise mvuga ati Ubufaransa buratsinzwe. Nahise mbivuga uwo mwanya bugomba kuvamo, kubera ko Chouameni uriya simbizi, abantu bakinye umupira, bakunda umupira, bazi umupira, ntabwo wajya gukina na Espagne ngo ukine 4-2-3-1. No, ntibishoboka. Nuvuga ngo hano mo hagati yashyizemo Chouameni na Rabiot n'abakinnyi baciriritse bo hasi. Nuvuga ngo hano hagati harimo icyuho ku buryo niho Espagne yazamukiye nkuko ngiye kubikwereka. Wenda abo b'imbere tubareke, aba defenseur tubaretse, ariko hano hagati abantu babiri ntago wakina na Espagne ngo ushyiremo abantu babiri mo hano hagati gusa ngo bikunde. Reka nkwereke Didier Deschamps yaba ari umuntu washaka gutwara kino gikombe cyangwa kujya muri finale, dore systeme yari gukinisha. Yari gufata Kante akamushyira Ngolo Kante akamushyiramo hagati na Kone yabonye mu match yakinnye, noneho na Zaire Emery, bano bantu ko ari batatu. Nukuvuga bano bantu ko ari batatu iyo bashyiramo bari kuba ari urukuta hariya hagati, Espagne nta hantu yari gucikira. Kubera ko babibonye mbere rero baravuze bati aba bantu nitubakinisha gutya nta chance nimwe dufite. Ariyo mpamvu bimye Ngolo Kante imikino kugira ngo akine, byibuze niyo bamuha match bakamuha iminota 15 ya nyuma, yari kugera hano kuri demi finale amaze kugira confidence, amaze kugaruka, kuko yari kubazi ko ariyo coupe World Cup, Coupe du Monde ye ya nyuma. Babikoze gute rero nabyo ndabigarukaho, nkwereke ukuntu ari kugira ngo bimiriye umwirabura. Noneho urabona iyo ashyiramo no batatu hano hagati
Espagne yari kugira ibibazo bikomeye cyane. Niho babyiciye rero. Urabona bafashe Tchouaméni na Rabiot babashyiramo hagati ari babiri aho gushyiramo batatu. Yari gushyira niba ari umuntu washaka igikombe bya nyabyo. Yari gushyiramo Kanté, Ngolo Kanté mo hagati, agashyiramo Kone, agashyiramo na Zaire Emery. Niba koko Kanté akuze imyaka 34 ba Messi bakina match yose bafite imyaka 39, ba Ronaldo bakina match yose bafite imyaka 40. Nuvuga ngo kwima Ngolo Kanté hano igihe kugira ngo akine no kutareka ngo iyi midfield iyi milieu de terrain imere gutya hano hagati hamere gutya, byose babikoreye ubushake bakuzanira iyi kipe irimo Tchouaméni ureduka na Rabiot barayiduka ari babiri, aribwo Espagne wabonye ko yagize domination, total domination. Bino byose byari ku mubare ngiye mbikwereke neza. Urabibonye rero aho ikipe yapfiriye. Ikipe nawe yapfiriye, ariko noneho nongeye ikintu kimurumva. Ngolo Kanté by'umwihariko yagomba kujyamo, yarazi ko aricyo gikombe cya nyuma. Deschamps rero yamwimye minota yo gukina, yari kugenda mu hambye iminota 10-15 muri match ko zagiye zitangira zo mu majunjura, cyane cyane n'igihe babaga bazi ko batsinze. Ariko rero icyubahiro Ngolo Kanté yarazi ko agomba kugira azana mu gikombe wapi byaranze. Turasubira n'inyuma. Ngolo Kanté urebye amakipe yafashije za Leicester, za Chelsea, akaba yatwaye igikombe cy'isi, akaba adafite na Ballon d'Or. Biriya byose ahubwo benshi barimo baravuga bati nakwaguseka kwe no kwicisha bugufi nk'uko ubibona aho ngaho kwifoto nabishyizeho nabyo barabimwambuye. Urabona ko ibi bintu nimubona atari ukugira ngo bakoze isoni umwirabura, sinzi kubibona na bya byishimo bye no kwicisha bugufi kwe kwa Ngolo Kanté bamuhamagaye hariya muri mondial muri Coupe du Monde kugira ngo bamuvaneho biriya byishimo kuko ari image y'abirabura, sinzi kubibona. Kandi komeze rero tujye kuri la penalty uriya bita Digne yakoresheje. Ubirebye uriya mutwe yateye umutwe, amaze gutera umutwe cyane cyane ku bantu bazi by'umupira, yaramanje areba abona Lamine Yamal arimo araza. Byanze bikunze ntago yari gukubita uriya shot yashatse gukubita, azi ko Lamine Yamal ari hariya hafi yamushosura mugeri. Ngiye mbona ko ashobora kuba yaranabikoresha ubushake kugira ngo iriya penalty bayitange, kandi iriya penalty maze kuba twemere ko ariyo niyo iriya penalty niyo. Arbitre wahise ubona ukuntu aza yiruka yihuta. Nk'umuntu ubonye agashance katagomba kumucika, kandi wibuka ko ziriya VAR ngiye kuzijyaho nazo bahita bababwira, ariyo mpamvu n'abari bafite ibintu byo mu matwi bahita bababwira ati ni penalty niyo. Hano hantu ndakemanga ko Digne uriya Alfbeck wa gatatu w'Ubufaransa ashobora kuba yarayikoze abishaka. Shingira kuki? Icyo shingiraho nuko uko umukino watangiye, uko match yaje. Nuko France yakinnye n'abantu barenga nka batanu. Yakinnye contre umutoza wabo Didier Deschamps, ikina contre abakinnyi babo, none ikina contre Espagne yabize neza, ikina contre abasifuzi, ikina contre Navarre. Nuko uko France bayihize hasi, nuko uko bayihatinze down ku bantu batumva batareba kure. France yakinnye n'abantu barenga batanu against umutoza wabo, abamwe mu bakinnyi babo, Espagne ubwayo, umusifuzi, Navarre. Nuko France bayishyize hasi niba utabyumva. None kubera ko
ya marangamutima y'abirabura niyo tugiye kugarukaho noneho wumva ukuntu bayakubise hasi. Bivuze iki rero? Digne iriya penalty ashobora kuba yarikoresheje abishaka, none kuko bari bazi ko niba Espagne igize chance igatsinda igitego cya mbere birarangiye, ngiye kubikora ukuntu noneho umukino bahise bawufata bakawushyira under control ku byagenze. Penalty irabaye, Digne arayikoresheje. Umuntu akoresha penalty nk'iya mu mukino abantu bakinnye umupira, kurira cyangwa kumva ko utakambye bikomeye cyane, Digne ntabyerekanye. Badididesha abandi bose bakoze ibintu bita gukora sambra, no kwiyumanganya ukuntu ko bababayeho gato, ariko urebye ugasoma neza, ugasoma ikipe ukareba neza, ntibyababaje. Biriya bintu byose byari bipanze, kuko France kugira ngo bayivanemo bayibye bigaragara ntibyashobokaga. Bagombye kwinjira mu ikipe mo imbere. Sinzi kubibona. Dukomeze hano rero. Ni ukuvuga ngo France nakubwiye ko iri representinga abirabura. Ni ukuvuga Digne akoresha iriya penalty France igatsindwa, ntabwo ari France itsinzwe. Biriya bintu byose ntabwo ari coincidence. Ni ukuvuga ngo ni umwirabura, kuko urebye ngo Rabiot nawe bahise bamuvanamo ngo kugira ngo baratinya ngo kubona ngo ikarita ngo ya kabiri y'umuhondo. No, hasigaye murebye ikipe y'abirabura gusa. Iyo ikipe bashaka y'abirabura gusa bari kuyibanzamo bari batatu, ko nabakweretse Zaire, Kante na Kone ari batatu hariya mo hagati. Ntibyakunze rero, ahubwo bashyizemo Chouameni, kubera ko Chouameni bazi ko areduka, nta n'ikintu yica, nta control ballon, nta imbere, nta girate, ntacyo yica, nta kikize bamushyiraho na Rabiot. Ikipe bayinyura hejuru, nuko Espagne yabanyuze hejuru. Ndacyakomeza ndabikubwira. Noneho ibigaragara ni ukuvuga ngo niba France itsinzwe, gahunda ari kugira ngo bakore humiliation y'umwirabura, nko kugiye kubikubwira, harvesting energy z'abirabura. Iriya penalty nyine bahise bayitanga birukanka, batanarebye na VAR, batarebye n'iki byose. Urebe usubira inyuma, urebe ukuntu uriya musifuzi yahise yirukanka ajya gutanga iriya penalty. Narabibonye birantangaza, narebaga umupira live. Penalty irabaye, yego ibaye mu buryo ubona tutazwi cyane, nubwo yamukubise uriya mugeri, ariko byibuze yari kugenda akajya kureba kuri VAR cyangwa akumva akareba uko ibintu byagenze. Nta no kureba VAR, nta kujya gute, yahise ayitanga iremerwa. Ariko uburyo yakoze nyine ni ukuvuga ngo yari standby. Uriya mwarbitra musifuzi yari standby, bamubwiye ko akantu gato gakorerwa hariya muri la box. Penalty irabaye rero, bikamwereka noneho aho ibintu bihindukira. Reka nzibikwereke. Biriya bintu byose byo kuzamura za Argentine n'ibyo byose, ibyo nakajemo no kugira ngo barangize bashyire iherezo kuri biriya ngo the goat ninde. Nuvuga ngo ahubwo babeshya abantu, twese tubigendamo, batubeshya ko ngo Portugal ngo na Mexique ngo nizo zizajya mu gikombe, ngo Ronaldo ngazaba umuntu ukomeye cyane. Ahubwo buriya bwari uburyo bwo kutuyobya kugira ngo dukurikire za Portugal, twese twarabikurikiye. Noneho ahubwo bafite Messi. Kubera iki? Kugira ngo bending god debate. Bavuga ati niba tuvuge tuti niba Messi bazamuha iki gikombe, nkuko bigaragara, niko bigaragara, ntago ari ubuhanuzi, niko bigaragarira amaso ya benshi ko Messi bashobora kuba bashaka kumuha kino gikombe. Niba mara kukimuha, the god debate is over. Uzajya uvuga ngo Ronaldo bakubwire no, Messi yatwaye ibikombe bibiri by'isi, Messi yatwaye Ballon d'Or 9. Ni Ballon d'Or tuvuge Messi bamuhaye kino gikombe, ninde muntu wanda mubona ugaragara bari kuvuga ngo baha Ballon d'Or? Bavugaga Mbappe aramutse atwaye igikombe, ariko Messi naramuka atwaye kino gikombe cy'isi 90% Ballon d'Or bazayimuha. Abagize Ballon d'Or 9 bamugira uwibihe byose by'amateka. Sinzi ko kugeza ngaho utarabona ko ari abirabura n'abazungu bari kwerekana, batwerekane ko twebwe abirabura turi hasi, ngo ngiye kubikwereka ari humiliation bakoze, humiliation ritual bakoze against kubirabura. Bikanze mbikwereke. Nukuvuga ngo rero Argentine namuka twa kino gikombe bizaba bihaye amahirwe Messi yuko yabona indi Ballon d'Or ya 9, kandi byose birashoboka, bashobora kwimuha. Kuko urebye Mbappe nta Ballon d'Or ashobora gutwara, Vinicius nta ashobora gutwara, ntibashobora kwisubiza Dembele. Ninde wundi muntu bayiha? Ninde muntu wendo bayiha? Bazahita bavuga bati Messi ni umukandida ukomeye cyane, ari mu mupira. Nuko bazavuga ngo akina muri za Amerika. No, muri za Amerika bazavuga bati do akina neza. Mu gikombe cy'isi niho dushaka, niho turebera.
ntatwara igikombe uko bamubwiye, urabona ingufu ashyiramo, urabona ibyo byose, biriya bintu byose biri ku mupango. Naramuka atwaye igikombe bamuhe Ballon d'Or, ubundi the GOAT debate is over. Ntabwo uzongera kuvuga ngo Ronaldo ngo ni the GOAT. Uzajya umuzana bazane Ballon d'Or 9, umuzane bazane World Cup 2. N'abafana Ronaldo bose ndibaza ko bizabirangiye. Urabibona? Hano rero reka twinjiremo rero. Hano niho twumva ko Portugal batagomba kwiyakira igikombe. Kubera iki? Ko hari baradukinnye noneho bayivanamo. Urebye na Ronaldo nawe yarabyize arira, narayigusobanuriye, nawe yahise abona ko badukinnye. Hano rero match nakweretse nkwereka uko France ikomeye. Iriya Espagne mbigusubiremo itarwanye, iyo France irwana abantu batanu, iriya Espagne ntago yari gutsinda France. Byagenze gute? Barabyo baravuga bati nubwo twaciye intege twashyiremo Bachouameni, barabyo abantu babiri mo hagati, iyi France byanze bikunze iragaruka mu mukino. Byagenze gute? No kuvuga ngo uzareba bahise bafata Mbappe, baravuga bati action yose igiye kuba. Reba ya mipira yose baransaga muri vide, Papa ajya kwifata bagasifra yuko ngo yaraririye na mbere yuko action iba. Sinzi kubyumva, wongera usubire mu mupira urebe. Nuvuga ngo baravuze bati bariya baba bari kuri VAR, bari kuri za computer, bari mu by'umupira bakavuga ngo ni za Orgengo cyane igitego. Bahitaga babwira uriya muntu w'igitambaro hirya, yazamuraga igitambaro na mbere yuko baro ijya gusanga Mbappe imbere. Byabaye nka gatatu kose. Byabaye gatatu bazamura igitambaro. Noneho n'izindi ncuro aho Espagne nyihera credit nyereka nuko yabize ibona ko baterera imipira miremire. Uriya munyezamu wa Espagne Unai yakinaga nka nimero 5. Babyize gute? Kuki Didier Deschamps yabonye ko bibaye incuro imwe ebyiri eshatu ntahindure ngabwire abakinnyi be bareke gutera imipira miremire cyane igera ku munyezamu. Nuvuga ngo bagombaga gutera passes ziri precise zigera kuri Mbappe, none agakontrol agatsinda ibitego. Ariko bakomeje gutera imipira miremire, umunyezamu wa Espagne niwe wayivanagamo. Urumva ko hariya 70% Didier Deschamps afite uruhare mu kuvamo kwa France, kandi byose biri ku mupango kugira ngo umwirabura ajye hasi. Reka turebe rero ibyo bita humiliation rituals. Gutesha umuntu agaciro muri public imbere y'abantu bose bivuze iki? France abantu bose yari yiyemeye. Nuko byari byo kwiyemera ngo uzatwara igikombe bizwi n'abantu bose ariko bipanga ariko bibara. Ariko hari abayikoreye humiliation total, ibyo bita humiliation rituals, byo kugira ngo umwirabura bamushyire hasi. Nanone biba bigamije iki? Biba bigamije kugira ngo umuntu umaga kakomeye cya cyizere cye ugikubite hasi. Birabe niyo France izamuka igatwara igikombe muri generation. Urebye ko France ari abirabura gusa, abirabura bose bari gutabumva ko bakomeye bakazamuka, ariko babapangiye umupango babakorera humiliation total yo kubashyira hasi. Noneho kugira ngo behavior z'abirabura zacu bazikontrole, badushyire under control, chini ya ulinzi, umwirabura bamushyire hasi. Iki byerekana niki? Wabonye ifoto na video yacicikanye hamwe cyane yakana kakirabura se agatire kari kurira bya hatari. Kuki ariko bagarutseho abirabura bose uko mumwiyumva benshi mafana na France uko yatsinzwe ni mu byumva, kubera ko nibigaragara nyine ni ibintu bipanze bidoze bizinze mu buryo bujimije ku buryo nyine ari umuntu w'umupira. France ntago yigeze igaragara ko yagize ikotaniro kugira ngo ikotane noneho bavuge ngo yavuyemo yarwanye. Za Belgique zaranyanyaje, ibindi bihugu byose byarahanyaje. Za Suisse udutimu dutoye za Austria zarahanyaje zirarwana. Mbwira iriya match mu France ukuntu wansobanura ukuntu no fight, nta guhatana na guto kwabaye ku France. Bisobanurire bisobanurire nawe nibona koko bira bintu bisobanutse. Nuvuga ngo byose bafashe ku mutoza bafata ku musifuzi bajya mu bakinnyi imbere bashyiraho umusifuzi na VAR. Niko France bayivanyemo. Hano rero hari n'ibindi byitwa energy harvesting. Energy harvesting rero bivuze iki? Nuvuga ngo uko tuzamura amarangamutima twese turi ku France ari byose, zira energy batuvanamo zose no kugira ngo amamiliyoni yose yari yiteze ko France igomba gutsinda yose noneho
yamerwe bayasubize mu isaho, ahubwo noneho bigahita bizamura intsinzwi, gutsindwa kwa France abantu bose batari biteze mu buryo bukomeye nka kuriya. None abantu bakitera icyizere bakagira umunabi no kugira ngo bahore bari mu rujijo. Ari byo bintu byabaye na n'ubu abirabura batari bumva ukuntu France yavuyemo. Urabona kugira ngo ikipe nka France itsindwe kari akageni, reka ngwere ukuntu babyenje rero. Baravuze bati okay, tuyice intege, noneho dore aho bayikiriye intege hakomeye cyane, biriya bintu byo kurarira hejuru bakazamura igitambaro, papa atarajya muri action, atarajya muri action, biriya bintu bya slowings down umukino. Noneho umukino umera nkaho nta kibaye. Noneho babandi babiri bari mu Chouameni bashyizemo hariya Espagne ngo ba Olmo ngo ba Pedri ngo araje ngafasha umupira ngo na master class mo hagati. Hano hantu rero kanze nkwereke ikintu kibabaje, biriya byose babikoze kugira ngo Rodri hariya mu hagati akomeze abona iriya mipira nyine, kubera nta muntu ahari, kuko Rodri naba Olmo hari hagati, iriya mipira ntago bari kwikina. Harimo Kante, harimo Zaire Emery, harimo Kone, bari batatu. Iriya mipira ntago bari kwikina kuriya. Biriya byerekana iki rero? Byerekana kugira ngo bongere bavalidating yuko iriya Ballon d'Or Rodri ngo yarayikwiriye, ko Vinicius atarayikwiriye. Hano turi kurwana n'ibintu byinshi mutabona. Noneho kubera ko ari vide nyine, ari empty mo hariya, boze muko bashatse ba Rodri, boze muko bashatse Olmo. Biriya bintu sinzi mwirabura, kanguka. Hari video yindi nzakora wenda ejo yerekana Imana, ni uko utangira kubona Imana z'isi. Biriya byose ni immigration ritual, ni ibintu by'imigenzo yo kugira ngo abirabura badushyire hasi. Sorry to say so, niko bimeze. Nimba ugira ngo ndabeshya, erekana amarangamutima y'abantu bose bafanaga France kugira ngo ikipe ivemo itanarwanye, iterekanye guhatana na gato. Yagira gutya ngo igiye kwinyagambura bagahita bazamura igitambaro ngo baraririye. Nuvuga ngo ira Espagne yari weak ku buryo Ubufaransa iyo burekana kiriya gitego kimwe yari kukigombora, yari kukishyura. Nangiye kwibagirwa kiriya gitego cya kabiri. Kiriya gitego cya kabiri uko bagitsinze, defense ya France yose yarahagaze izi ko bagiye gusifura ririya kosa ryari rimaze kuba. Noneho babonye ko uriya mukinnyi afite avantage, yahise amureka aragenda nyira yagitsinze igitego ari open wenyine ubwe. Sinzi kubibona. Urabona habaye nk'ikosa rimaze kuba, aba defenseurs bane bose ba France barahagarara, baje kwiroturuva ko umukino wakomeje nyuma. Igitego kiremerwa kubera ko hari habaye imumbiza understand kuba ari bazi n'ubundi ko bari busifure nyine. Urabona kwa guca intege abantu, yes, none ndabibonye, kwa kudemoraliza ya penalty batanze za orje bari gusifura buri mwanya. France nyine yahise ita ikizere iba cheap, igwa gutyo nuko bayigushije, bahita bayikubita kira gitego cya kabiri, game over. Nuko byagenze. None rero aba muri Espagne nabo bagize ikimwaro urebye ku muntu uzi gusoma abantu. Uriya mutipe wateye penalty nibari Azabal nibari Yardobar, ubonye ko nawe yagiye gutera penalty afite ipfunwe n'ikimwaro no gutsinda kwabo, bafite ipfunwe n'ikimwaro ko barabibona. Urabona, you can feel it, you can sense it, urabyumva. Werekana ko uriya mukino wa France na Espagne barawibye nyine, bawiba ariko mu buryo bujimije ku buryo umuntu ureba hafi adashobora gupfa kubibona. Nuko rero babishyizemo ku buryo na Espagne ubwayo wabonaga ko bafite ikimwaro nyine. Yes, France kugira ngo itsinde kuri itanarwanye, no, ni ibintu utashobora utapfa gusobanura. Noneho umutoza yawo n'umutoza wa France yawo n'umutoza wa Espagne umutoza wa Espagne nawe urebe ko abantu mureba imipira nyine mureba bitawuse, twe tureba impande zose, tureba abatoza bombi, tureba abakinnyi, tureba bari kuri VAR, tureba ba infantile muri stade, tureba abafana, tureba iki byose kugira ngo ubikore hamwe. Game ntabwo ari score gusa ngo 2-0 ngo Espagne ngo yatsinze France 2-0 ngo birananye, no. Reba umutoza wa Espagne ubwe na ubwo yari afite avuga ati no, ibintu ntabwo nzi ibintu turimo kazi ko biri bugende. FIFA president wa FIFA nawe uzarebe nawe ibyo yaranye. Reka rero mu gusoza
ikibabaje cyane kuri uriya mwanya wa gatatu uko mbibona bazareka umukino ugenda uko bigomba. France izifite ingufu iza ari France nya France nyine ubone wenda bashyizemo bangoro Kante baza yiremeri bakore ubone noneho bakinye umukino nyine wa nyawo. Ku mwanya wa gatatu niho tuzabonera ko France ibyo bakoze byose byari ku mupango uzare match y'umwanya wa gatatu uko bizagenda. N'ubundi ntacyo barwanira ntacyo bica bakiza bazareka bakine bari free kuko n'ubundi ntacyo barwanira ahubwo wasanga ubwo bizatwereka ya ntambara y'Ubufaransa n'Ubwongereza mu buzima bwanyabwo yabaye bazaza baje guhatana. Nibwo uzabona wenda bashyizemo bangoro Kante bashyizemo ba Emery Zaïre bashyizemo bakone bakora ikipe nyine bayipanga uko igomba gupanga bakoce kubera ko bashobora kuzabireka bikaba natural game bashobora kuzabireka bikaba match nya match ahubwo ngewe iri ya France n'Ubwongereza mbifata nk'ariyo finale nawe ureba uzabifata nk'ariyo finale noneho turebe uko ibintu bizagenda kuko wa undi wambajije ngo the goat Ronaldo ngo yaragiye ngo ubona igikombe bazagihande nkurikije ko tubibona atari ubuhanuzi nge nago manura kiriya gikombe ntibizagutangaze bagihaye Argentina. After Argentina eliminated England from the World Cup, I came to the realization that football is truly scripted. This is not some sarcastic video to mock anybody, but tell me how 19 years ago, a 5-month-old Lamine Yamal was randomly picked and paired to a 20-year-old Lionel Messi. 19 years ago, he got in the position of that picture because his family won a UNICEF neighborhood raffle. This same Lamine Yamal, he's currently 19 years on the 19th of July, playing in his first World Cup final in 2026. And his one dream was that one day he will play a World Cup final against Argentina and score a goal in the final. The final hasn't come yet, but bro, the way destiny is going, he didn't just get to the final by, beating any teams. The script had to make sure that he eliminated Lionel Messi's greatest ever rival and his baby goat / child after in Kylian Mbappe. Ko ni ibintu bigaragara cyane ko ntago bayibira gutya ngo bageze ku munota wa nyuma ngo ntabariyo bakira gikombe. Harimo nabatangiye kubivugaho ngo igice cya mbere kizarangira ari 0-0, igice cya kabiri kirangira ari 1-1, ubundi bizakurikira simbizi. Ngiye ntabwo ndi umuhanuzi ndakubwira ibyo mba nabonye ahandi, ariko ubuhanuzi iyo Imana iguhaye ntago ujya kuvuga ngo uri umuhanuzi. Narakubwiye ko ngiyewe ntago ndi umuhanuzi, nagira ngo musesengurire nkwereke ukuntu Ubufaransa bwatashye. Ikimenyetso kimenyimenyi kizaba match izahuza Ubwongereza n'Ubufaransa uko match izakinwa. Iriya niyo yagombye kuba ari finale, naho ubundi Argentina na Espagne twese tuzi ukuntu bazibiye kugira ngo zigere hariya. Espagne wabonye ko ububirigi bwari wihagamye, Argentina udukipe tutoya twari tuyihagamye. Ntago wambwiye ngo baravanaho amakipe akomeye. Amakipe yose y'ibigugu akomeye babanje bayavanaho bayegeza ku ruhande, bakoresha ikipe imwe kuvanamo indi kugeza noneho za kipe zose zikiriyarinze zigeze ku gikombe cyane. Uzarebe bajya no gukora tombora igikombe cy'isi baravuze batanga impamvu baravuga ngo Argentina na Espagne ngo ntago zigomba kujya mu nzira ngo imwe, ngo zigomba kujya ahantu hatandukanye. One more. Argentina. There you go. Ooh, the defending champions, the first South American team to book their spot. Can Argentina now defend the title they won in such thrilling style in Qatar and lift this trophy for a fourth time? We all remember that final, right? Yeah. Yes, I hope you do. Thank you. Well, we have a factor here, Sam, just so you know. The first one, Argentina going to J1, and we skip I because Spain and Argentina, they must be in separate pathways. So Argentina Group J, and they're going to position 1. Okay. France. At the last 7 World Cups, France have reached the final 4 times, winning twice in 1998 and 2018. We go back to Group I, where France will be in position 1. Almost there, Tom. Ahubwo byagombye kuba byaratubereye inkomoko n'imbarutso yo kumenya ko arizo bagomba gushaka ko zigera mu gikombe cyanyuma. Nubwo bose batubeshye berekana ngo Portugal na Mexique dukurikira aho ngaho twese kumbi bafite
Espagne na Argentine hirya no hino. Nuko Satani akora rero, nimba utarubizi twese turabimenye, turiga twese, gusa ni ibintu bibabaje ko umwirabura ashyirwa hasi kugira ngo atazongera kwerekana ko ari hejuru y'umuzungu. Nicyo kintu byari bigamije. Niba ugira ngo ndabeshya, niba utabyumva, reba mu bantu bose bari bafanye France bavuga ngo France ngizatsinda. Mwese murabibona. Ibyo wacu Rwanda rero byo kugira ngo tuzajye mu gikombe, nibyo nakubwiye, nabikozeho video, ni ibintu bizadutwara byibuze nk'imyaka 8, abantu bagakorera ubushake, bagakunda igihugu, aho kugira ngo bagendere ku mazina. Aya mazina yose ya kera bayavanemo, bayahanagure, ubundi bubaka umupira kugira ngo natwe mu myaka 8 tuzare ko twagira mu gikombe cy'isi. Ngayo nguko rero ko France yavuyemo, nanjye narabyibazaga bazayivanamo gute, bizagenda gute. Bayiteraniriyeho ari ikipe ubwayo mimbere, umukoci, abakinnyi ubwayo baragambana, umusifuzi, VAR, byose noneho babishyira hamwe. Nuko nguko France bayikubisase. Otherwise iyo bayipanga ko nabikweretse ntago bari bayishoboye. Reka mbareke rero mbabwire nti mbere yo gusohokamo manzi kandi ho like nanone subscribe, akomeje kwandikisha namwe ndabashimiye, ubundi mu bisakaze hirya no hino musangize benshi babyuke, kuko uru ni urugero rufatika rwiza rwo kwerekana uko Satani akora. Apana ngo byo kwirirwa abantu bavuga ibintu ngo turahimbaza ngo tumeze gutya gutya. No, ibintu biba mu mucyo, biba imbere y'amaso yacu twese, ni urugero Imana ibiduha kugira ngo twereke abandi bakanguke. Akaba yo mpamvu twaberera umuri kugira namwe mukanguke. Kangire nti rero ndabashimiye, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.